rero umwana wanjye ubu ngiye kujya kwa nyokoromo dore nta mafaranga dufite yo kukujyana ku ishuri kandi waratsinze ariko ngiye kureba nyokorome wenda hari ikintu yatumarira maregura rero dore n'igihe cyagiye uzi ko kwa Claire batangiye kumugurira ibikoresho uzi ibikoresho bamuguriye shande ndabona ntari bunaryige pe kubera iki se Jesu amafaranga y'ishuri yabuze none se ubu ngubu nzagenda nishyure ku ishuri amabuye hari igihe Imana izakora igitangaza ahubwo umva nkubwire uze kuza tujyane gusenga nimugoroba turajya ku musozi hari igihe twakora igitangaza ntabwo ye kujya niganira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo uko ibintu byinshi binkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira mama umunezero n'umubabaro byose abinzanira mama mana yanjye komeza ujye umfasha utaramire neza ibyo bwiye mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe uri mbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunuma imbaraga imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunuma imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunuma imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana nabigeme imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana n'urwaruka imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana n'abakenyezi imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Eka umumbiritse ngo akaya tugezemo tugiye ko turahamagara Imana itse ibane natwe. Buri wese afise ikifuzo yazanye nange ifise ikifuzo mu rugo urabizi neza ukuntu bimeze muhira urabizi nawe. Ego rero tugomba dufashanye dusenge reka tuzamure isengesho twese hamwe. Uri Imana ishobora byose data turagushimye kuko ushobora byose. Uwiteka nk'iringabo Imana turaguhamagaye aka kanya n'ukuri nuzu turengere mu izina rya Yesu. Uri Imana ishoboye byose, ushoboye byose kuko uri Imana niwe utanga amahera, niwe utanga byose, utanga umugisha ku bana bawe. Turaguhamagaye data aka kanya data nuturebe tugirire neza. Mwuka wawe data uduhundagarayo mu izina ryawe Yesu Kristo, tugotesha umuriro wawe mu izina rya Yesu.
uri Imana ishoboye byose nukuri Uwiteka gendera umukobwa uranga utugirire neza nukuri utwambika imbaraga ugenderera umwigeme uranga umushoboze mu izina rya Yesu turaguhamagaye nyiringabo Imana twambika imbaraga kandi uturengere mu izina ryawe Yesu Kristo imbabazi zawe nyiringabo Imana zibe kuri twebwe mu izina rya Yesu data turakwinginze nuturengere kandi utwambika imbaraga ijambo ryawe tugiye gusoma nyiringabo ribe iritubera ubugingo data nukuri Muraho mama Jessica muraho neza amakuru y'iminsi turashima Imana uziko twaburanye neza wagira ngo dutuye mu bihugu bitandukanye ubwo ni akazi kenshi muba mufite kuko njyewe mba mpari akahe kazi se ahubwo kari ukuntu abantu muri iyi minsi baba barihugiyeho ahubwo se ko mbonye uzamuka utameze neza bimeze neza ubwo nuko nisanze Ana ntawamenya ni iby'iki gihe buriya nyine nuko nisanze ariko nta kibazo muri rusange nyine ndaho ahubwo felicitation numvishije ngo Jessica yaratsinze uyu myiteguro nimuyigeze kure we yego ariko se izo nkuru muba mwazikuye hehe yaratsinze ariko abantu b'inaha ngaha baravuga ariko se nk'ibyo baba babikuye mwo kabyaramo izo nkuru zose ziba zakwiriye imisozi yose ahubwo mbwira uba wabikuye erega u Rwanda ni rutoya nkanswe uyu mudugudu wacu dutuyemo amakuru aragenda cyane tuba twarabimenye pe ese uracyakunda Imana nka mbere we ubwo si Imana wayireka koko hano ubu Imana hano itugejeje no kuba turiho n'uyu mwuka duhumeka niyo oya uramenye ntuzahemuke ngo ubireke ntabwo nshobora kubireka ntabwo nareka Imana yanjye ko nimbeshejeho oya rega n'ubundi Imana ni nziza uzi ibintu iba yarakoze bitandukanye yewe narayibonye rwose mu bihe bikomeye niho yigaragariza hari igihe ubona byagucanze wabuze ukuntu bigenza ariko Imana ikagusanga ikagutabara hahandi wabonaga byanze byarangiye ukabona rwose Imana ibigenje neza naho rwose ku Mana tuzayigumaho nta mpamvu yo kuyireka nubwo ibibazo byaza ariko ahubwo nibwo dukwiriye guhungira kuri yo ahubwo reka ngusezere kuko amasaha aragiye ntagukereza sawa nta kibazo mama Jessica yego murakoze hano ariko mu minsi mike nzaza kugusura yego nukuri ni karibu mu rugo mba mpari n'ahantu mba nagiye nta kibazo kandi usuhuza abandi sawa sawa tuvuge ko mushiki wawe mubure ko ni 5,000 kandi wa mugore wigiranye ni nyinshi 5 se ubwo rero ushatse kuvuga yuko ushatse umugabo w'umuhemu w'umugome aya mugabo mwiza nagaruka nkufata kandi ibintu bizagukora kanigendere ngaho genda ubwire wa muhungu wawe aze hano musaye imbabazi ndabona yagiye yigize yabyembeje amatwi yarakaye ewe uri kugiye kudusomera Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 awushika wose kiravuga kugira ngo dukomeze ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga cyakora abamwemeye bose bakizera izina rye buretse ngo cyakora abamwizeye bose bakemera izina rye muri ko murumva iryo jambo wowe nimba uzi ko wamwemeye ukemera izina rye wumve yuko umufise mu mutima kandi nawe aragufise komeza ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Haleluya ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Haleluya abana ba Mungu aka kanya wumve ko utari wenyine nubwo wumva ko ibibazo ariko bibiza byisukiranye ariko wowe wumve yuko uri kumwe n'Imana Imana ariyo mucunguzi wawe yego byashoboka yuko umuntu aba yabuze amafaranga y'ishuri bigashoboka yuko umuntu aba yabuze buri kimwe cyose uburara ubwirirwa ariko Imana idufiseho umugambi amen nawe mukobwa Imana igufiseho umugambi nange musore uri kurambona Imana ifiseho umugambi Imana ijya kundema yari ifise ibyo nzakora imbere
byose yari ifise inzira zose ko nzagenda zicamo n'ahangaha kuba twahaje nuko Imana yidufise mu mugambi. Amina, haleluya. Ariko uri kurafashwa cyangwa ntabwo uri kumva bitsamo neza? Nyuma y'uko umaje kumva y'uko Imana igufise umugambi, Imana ikuzirikana kuba byose biba ari uko Imana ibihari. Amen. Amen. Yego, umumviritse mbabwire, fise irindi jambo ririkorera nkono ku mutima muri no minsi cy'umweru giheze, fise ijambo ririkorera nyubaka muri nge. Yewe mugabo, fise ijambo buretse tuge muri Zaburi 90 yego na rimwe. Zaburi okay. Mirongo ikenda na rimwe aravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu k'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Haleluya. Ndabwira Uwiteka nti urumva ni igihome cyanjye kinkingira buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ku murongo noneho ari umurongo uko unyuzuza neza, murongo karindwi, kaduhere kuri karindwi, aravuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Haleluya. Amen. Bose babandi babubona bigira ukuntu bose bahura n'ibibazo, ariko kuko ndi uri muri Yesu nta na kimwe kizakugeraho, uzabirebesha amaso yawe. Amen. Yukomeje ugakomeza ugaheza hose iki gice cyose, arakubwira ngo abanzi bawe bose bazikubita imbere yawe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Esha ndiko ndafashwa mugabo. Wumvirize we uko ugenda ureba uko iminsi yawe igenda icaho. Urumva ni kugenda ubona Uwiteka. Amen. Haleluya. Ngabana inzovu bazagwa iruhande rwawe, uzabirebesha amaso yawe. abahari nk'ubu baba bagiye kumujyukuru. Yewe ibi ntabwo nzabivamo rwose. Ubuse nk'ubu umuntu arifasha arakinze, umukobwa yagiye, nyina yagiye, cyangwa bari inyuma hano. Ekada n'amayinite yashiranye, ubuse ndahamagara ndamenye mbigindi. Uru rugo si urugo jewe ngiye kuzaruvamo. Ibi bintu ntabwo nzabishobora rwose. Do ndebe ese muvuye hera? Muri fata mugakinga urugi, mugakinga inzu, mukagenda mwese. Uransuhuza unsuhuza ibiki? Kingura hano ninjire mu nzu. Ntabwo se Jessica ntawe uhari. Byose birandeba ko ari we bireba. Niwe nasize ku rugo. Ngaho nyumvira, ngaho mujye munyumvira. Birashobora kuba yagiye. Kingura se. Nyine urufunguzo niwe narusigiye. Ngaho se tuntu mu kugenda cyo kuzana urwo rufunguzo. Kwanza hagarara aho ngaho. Urambwiye ngo uvuye he? Ngiye kwa musaza wanjye. Ese ameze ati? Nta nubwo tunaherukanye ntiduheruka no gusangira agacupa. Rwose ameze neza, aragusuhuza na muramukazi wanjye harakomeye. Nta kibazo. Ariko se papa Jessica, uribuka ko umwana wacu yasinze? Ngaho nyumvira nk'ibintu butangiye kuzana. Sinari niturije ngo yaratsinze. Yaza ko ntize nge ntago mbatunze. Azagenda ajye kwiga hano haruguru. Perezida yatwegereje amashuri hano hafi ahangaha. None ujya kumurihira. Jya kumurihira. Noneho turebe kuzabishobora. Ngiye ko ntize attention nawe ntunsamurire isukari. Aha, reka mbe nigendeye noneho ngiye kureba urufunguzo umwana wanjye. Ndabona yanatinze. Ngaho se ihute cyangwa se ndaje. Ubundi suranse ndi umuzamu hano muri uru rugo ngewe. Genda uruzane cyangwa urwihorere kandi